neza murakaza neza kuri sheni yacu, sheni tugenda twigiraho utuntu n'utundi tugiye dutandukanye cyangwa se tubonaho ibintu byinshi byiza by'ingenzi bigiye bitandukanye bidufasha gusa neza cyangwa se gucya ku ruhu, ku musatsi, tukagira umusatsi mwiza kandi utemba itoto. So uyu munsi rero naje kubereka amavuta cyangwa se nje kubereka seti y'amavuta bita Coco Pulp. Ni amavuta abantu benshi bakunze gukoresha cyangwa se bayazi, ariko ushobora kuba uyazi wowe utazi se amavuta ya Coco Pulp arimo ibihe n'ibihe. Ese amavuta ya Coco Pulp akoreshwa ku bantu b'inzobe cyangwa se ku bantu b'igikara gusa? So ibyo ngibyo ugiye kubikurikirana wumva akantu ku kandi. So rero nagutindiye, dore ngaya amavuta ya Coco Pulp, dore ngaya ngaya n'utu naga. So ni amavuta arimo ibintu bitanu bikubiyeho usangaho kuri iyi seti yayo mu gihe ugiye kuyagura. Akenshi na kenshi abantu batangiye kwisiga amavuta hari igihe ushobora, bitewe cyane cyane mu Rwanda nakundaga kubona aya ngaya na glycerine yayo yonyine, ariko hari seti yayo yose nk'uko nabiberetse. Seti yayo yose ihera kuri lotion iyi ngiyi, ukagera kuri iyi creme lotion cyangwa se lotion bitewe nuko bitewe n'ibyo n'ururimi waba ubizimo kubivuga. Lotion cyangwa se lotion, iyi ni creme cyangwa se creme cope, creme y'umubiri. Iyi ni lotion y'umubiri wose wakisiga wavanze n'iyi creme y'umubiri. Abantu dukunda kubitandukanya cyangwa se tukisiga yonyine ukibagirwa lotion mwenyewe y'umubiri wose, ariko iyi ni lotion y'umubiri, iyi ni creme y'umubiri wose ukwiye kuvanga n'ingiyi creme n'ingiyi lotion. So rero hakabaho na glycerine irengana gutya yayo ya Coco Pulp, ucanganya muri aya mavuta mu gihe ugiye kuyisiga cyangwa se uri kuyafungura. Hagakurikiraho n'iyi tibe. Hari umuntu waba utazi yuko Coco Pulp ifite tibe yayo, ariko dore ngiyi tibe nuko nguko ibirimo irasa ya Coco Pulp, biba byanditseho, ntuzibeshye cyangwa se ngo uyore icyo ubonye wibeshye ku ibara. Nayo ushobora kuyivangamo cyangwa se tibe hari ukuntu umuntu agenda akajya yisiga ari yonyine biterwa n'uko wowe ubishaka. Hakaba hariho n'isabune, isabune ya Coco Pulp ngiyi, dore nguko ibirimo irasa. Ni isabune y'umweru, biba byanditseho Coco Pulp. Nayo wayikoresha ukajya yoga mu maso, then uri kwisiga amavuta ugasa neza. So Coco Pulp iratukuza. Sagiye umuntu kubeshya ngo ntagutukuza, irimo hydroquinone, uratukura pe ku rwego rwo hejuru. Umuntu ukunda kuba inzobe cyangwa se uri inzobe ushaka kongera inzobe, usa neza cyane, usa neza ugatukura ku rwego wumva wifuza, cyangwa se uri igikara ushaka kuba inzobe, nayo aragutukuza ugasa neza ku mubiri wose. So rero nk'uko murambibabwira, umuhanga wo kwisiga Coco Pulp cyangwa se kwisiga amavuta arimo hydroquinone, ntabwo wayisiga rimwe kabiri gatatu ngo ube utazi kata z'ubu ugomba kwisigamo hydroquinone kandi ugasa neza ku ruhu, ugasa neza cyane nta muntu ukunyujijemo ijisho. Rero niba wifuza kuba inzobe cyangwa se ushaka kugana mukesha, gana aya mavuta, nayo aragutukuza use neza cyane. Ubu aka kanya mwaba muri kwibaza impamvu se wowe wenyine kubera icyo uri kutubwira noneho amavuta yo gutukuza. None se nababwira abantu benshi, rega nabo ngenda bizi neza abantu benshi barayakoresha. Ubwo rero ngomba kukurangira ejo n'ejo utazajya kugura Coco Pulp y'igice utazi ko hariho seti yayo yose.
So rero ndabikweretse, hari seti ya Coco Pulpe byose guhera kuri lotion kugeza ku isabune yayo. So rero ubaye yakeneye wayisiga ntacyo bitwaye, cyangwa se yayikeneye wambwira nkakugezaho wawoherereye hose, ugasa neza ku ruhu, ugacya, ugatandukana n'igikara, ukagana ngo mukorogo. Ariko kwari ugutebya. So niba ushaka gucya, ushaka kuba inzobe, wayisiga Coco Pulpe ugasa neza ku ruhu. So iraboneka ahantu hose, hariho hose iraboneka. So rero murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Niba uri mushyano nakubwira ngo ntugende udakanze subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kuba umuryango mugari.